Morana byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe mu buzima bwanjye. Niyemeje yuko nzagukorera ngeze kugupfa, mu minsi nsigaje yo kubaho kwanjye unshoboze kugukunda gukiranukire. Nshuti bakunzi ba Mfata Ikiganza TV, la voix de sans voix, ijwi rivuganira urubyiruko, guteza imbere impano zitandukanye z'urubyiruko. Turabasuhuje. Kano kanya rero turi kumwe n'umutumirwa, twagira ngo tumusabe atangire yibwira abadukurikiye, amazina ye, aturukahe, kugira ngo tumenye neza. Nitwa Mukeshimana Claudine, ni mu karere ka Muhanga, ndimo Nishyogwe, Kigali niwe. Murakoze ko rero mutwibwiye, ese mwize amashuri angahe, mukora iki? Amashuri twize amashuri ya primaire ngabukira mu wa gatandatu gusa. Ese ufite ababyeyi bombi? Ya, ufite ababyeyi bose, papa na mama, na murumuna wanjye na musaza wanjye. Ubwo mu rugo mwese muri abana batatu n'ababyeyi babiri mukaba batanu. None rero ni izihe ngorane uhura nazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi nk'umujene? Ingorane mpura nazo ni ukuba ntacyo mfite nkora nicaye mu rugo, ariko kuba ntagikora ntabwo byaturutse kuri njye. Hari uburwayi nigeze kugira, ubwo burwayi nibwo bwatumye nicara hasi. Uvuze ngo hari uburwayi wigeze kugira, bivuze ko ubu butakiri? Oya, buracyariho n'ubu ngubu. Ese wasobanura neza ubivuye muzingo inyuma, uburwayi wahuye nabwo bumeze gute, ubuhe butuma umuntu w'umujene nkawe atabasha kujya mu kazi? Uburwayi nahuye nabwo ni uburwayi bw'umugongo, n'ubu nkibana nabwo. Nafashwe n'umugongo, mfatwa bitunguranye, wizanye. Umugongo warizanye, tusiko ntabwo umugongo ukizana, ushaka kugenda nyine agafata imiti kwa muganga agahita akira. Wowe byagenze gute? Naragiye, nabaye mu bitaro by'ibyumweru bibiri. Ahagana he? Mu bitaro by'i Kabgayi. Niho nabaga. Naje kugendera mu kagare, mva mu kagare njya ku nkoni, kwa kundi abakecuru bafata inkoni bagenda, ariko byangendekeye. Iyo nkoni ndashyira nyivaho, nkajya ngenda nunamye ariko mfashe mu mugongo. Nabyo ibyo mbivaho, mbivuyemo ngiye kubona mbona ndagiye nemye, ariko ntabwo abaganga babayemo, ariko n'Imana nayo hamwe no gusenga yaramufashije. Ese ubu ngubu wumva warakize neza, bimeze gute? Oya, ntabwo ndakira neza. Ikibazo ufite muri ubu ngubu ni ikihe, uburyo wagisobanurira abadukurikiye? Ikibazo mfite ubu ngubu ni uko ntabasha kunama, ntabasha guterura ibintu biremereye. Ikintu kiri hasi nyine kugera hasi birangora. None rero ni ikihe cyifuzo ufite wageza ku badukurikiye? Icyifuzo mfite nk'umuntu w'urubyiruko, birambangamira kuba nicaye mu rugo nicaranye n'ababyeyi. Numva ari wowe wakabaye ubafasha ubazanira ibibatunga, ariko ukaba wicyonera. Birambangamira cyane. Numva mbonye Imana imfashije nkabona icyo nkora nakora. Kandi watubwiye ko utabasha guterura ibiremereye, utabasha kunama, urumva
wakora nk'iki? nakora ikintu nyine gituma nicara hamwe. Ikintu cyatuma nicara hamwe ni nko kuvuga ngo nko gucuruza ibintu byatuma nyine nicara mbyicaramo nkajya amaguru ngiye guhereza umukiriya gusa. Kuvuga uramutse ubonye nk'igishoro gitoya wacuruza, kuko gucuruza wajya ushobora kubikora wicaye none ukabona amafaranga ahagije ugakomeza kwivuza uburwayi bwawe bugakira burundu. Nicyo ngicyo muzangiramo. Yego. Hanyuma usibye kuba wifuza kambere na mbere gukira indwara urwaye, ese ahantu wivuje ukagera ni hehe? Bagutegetse iki kugira ngo n'utwumva mbese yumve uburemere bw'ikibazo ufite? Mu bitaro nivurijemo nkagarukiramo ni ibitaro bya Kabgayi, ariko nari gukomeza nkajya Faisal kuko niho hari icyuma cyashoboraga kuba cyandeba mu mubiri wanjye wose bakabona icyo ndwaye. Ntabwo rero nabashije kujyayo kubera ubushobozi bukeya. Rero hari umuntu udukurikiye wawumvishe ibibazo byawe, uwagukeneye se yakubona ati? Hari uwagukeneye akeneye kuguha akazi kugira ngo burya aho kugira ngo umuntu aguhe ifi yakwigisha kuyiroba, kugira ngo wowe ubwawe ukore hanyuma uvanemo ubwo bushobozi buzatuma ubasha kwivuza uburwayi bwawe. Uwagukeneye yakubona ati? Yambona kuri telefone. Wayitubwira? 0783 0783 955 gatatu. Turagushimiye rero kubw'umwanya wafashe ukemera kwitabira ubutumire bwacu no kudusangiza ku buzima bwawe. Ese ni ikihe cyizere wumva ufite muri wowe? Ejo hawe hazaza ugatekereza gute? Ejo hanjye hazaza ndumva ari heza cyane bitewe nyine n'imirimo Imana igenda ikorera. Ukaba wumva ufite icyizere cy'ubuzima cyangwa wumva warihebye? Oya, mba numva mfite icyizere cy'ubuzima. Ntabwo kwiheba, ndabanje kwiheba ariko kwiheba byavuyeho. Ubu ngubu nsigaye numva rwose icyizere cy'ubuzima cyarangiye cyaragarutse. Ni iki rero wabwira abantu baciye mu bibazo nk'ibyawe, bahangayitse bumva bigunze? Nababwira yuko kugira umunezero ari wo wa mbere, bakareka kujya bigunga bakizera Imana, kuko tugiye twese twiheba ntabwo twabasha nyine kuba twakwisanzura ndetse twakwicarana n'abantu tuganire. Ariko ibyo byose iyo tubiretse Imana igenda idufasha. Turagushimiye cyane. Murakoze.